ndagufite we na nanu wancika uyu niwe Godfather mumenye Godfather nguyu urukunyumva ari umuntu mbajije akora iki nakazagira muri Canada ora kuri TikTok na Twitter nakazagira muri Canada kubera ko nanze kuguha amafaranga uje kunsebya kandi uje kunsebya ibiki ngo umukobwa muri sauna mbanayishuye privé sauna na hantu hose abantu bose bajya sauna ni public ningo ukuntu bavuga ni muri massage ni muri sauna niba ushaka kumubona ngakubwira ko ni muri sauna ukinjira muri sauna ushaka ngo ukora iki ni ibintu bya grave ku buryo dushobora kubigiraho intambara wowe Godfather koko safi Bruno safi nguyu reka mubereke ngo ribu imufate ngo warangije kuvugana n'ubuyobozi wowe ufashe ubuyobozi jewe ariko mfashe ubuyobozi nafasha abantu mituwere njafasha abantu amavideo yanje agaragara wowe na n'igiceri cy'ijana ukontributinga hano mu gihugu cy'u Rwanda urukunyuma akaniko ka Godfather satana fada nakangaka karabafatiranye na uyu nguyu Godfather urukunyuma bayibonye Godfather ni uyu nguyu niwe Godfather wabafashe ku ijosi Godfather nakufite ndazana na mama wawe ndazana n'abantu mwavukanye ndakuzana wese kubona ndagufite ibyo kinini cyane Godfather abantu ufite ubugande kukuruta sibyo abantu ufite ubugande kukuruta amakuru yawe yose ndayafite muri Canada nzwi amakuru yawe n'ahantu wancikira Godfather na n'isegonda n'imwe ariko wowe ugushukisha abakobwa wowe ugushukisha abakobwa ngo bangange ngewe bangange uriya mukobwa wawe uvuga ngo namubesha amafaranga reka mbereke uriya nimba bita Tony wowe Tony wowe sinaguha 500 umbwira business wowe reka mwereke wowe Tony wowe Faida Mutoni wowe reka ngwereke n'ama screenshot wowe n'ukuntu naguha amafaranga 300 by'amanyarwanda ndagufite naguha bwa mbere uyu mucingu uyunguyu udafite ubwenge aho uravuga ibintu aramubwira ndagukishije urakize iyi ngiyi y'amafaranga baguha cyane ni miliyoni 2 z'amadolari urumva araramwicundebaho mu gitondo umugore atwara ya saha ku iposita yo muri Nigeria kuri black market hageza Joshua abeshya abana b'abakobwa cyangwa n'abandi bantu kugira ngo abafashe yitwaje amafaranga akabasambanya nicyo kintu tugiye kugarukaho ugiye kubyibazaho abantu batandukanye barenga 10 na ufite audio turayafite bro come on urumva ni ibintu bimaze igihe biba ndabizi abantu bantera amabuye bakafata uko bashaka idog imafaka ese koko umuntu witwa Prophet Joshua kuri nge numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati nge ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga niki sibyo siko twari turi kuganira ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Bria twaraganiriye ambwira ko Muyango yamunaniye ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati icara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati hold on bekati wamba bari kongera kukaza kuko uzagarata mu bwonko buretse gatoya Bria man Kimenyi yabwiye n'umukobwa yuko uretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye muvugishe Kimenyi yageze ahantu ahirigize umugore ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri as a friend. Oya, nanje mbivuyemo. umukodi As a friend and ndumufana we. Yeah. byose byo twari turimo aha ngaha ariko please
you flip the house. ubundi azi ndi ariko umufana ubu nta kuntu umuntu yajya azamuka akazamuka akora ibikorwa nta kuvuga. Njyewe ndashaka Oya. umuntu uzamuka. yabura hari ukuntu umuntu avuga ukumva n'imvugo ye. Wagadi. Wagodi aragarutse. Okay. Ese gato. Godfather rero. Nta nubwo ashaka kuduha show kuko abagabo twashizemo. Kuzamura ababebi, kumwe kuzamura abakobwa. Arise ari kuzamura nakaza abandi. Arise. Twebwe turashaka. Arise afata. Ndashaka Godfather. Urashaka? Godfather. No kuvuga uramukanda. Murete gato murebe. Arise. Wanjye. Bashize. Ha. Ongeraho mujye mubyoroshye. Genda hirya gahambirwa none se we yanyandikiye arambwira ngo ni umuturanyi we. yego Nyuma ye Mike agira icyo avuga haraza nyine izo tumanyaje arazitanga ariko aravuga ati aba batipe bakunda kwitamo bya hatari. niyo muvuze kwitamo ku muntu uri aha ngaha kuko abantu 800 dufite kwitamo ntabwo ari ngombwa ngo ugire kwitamo ni nka kuriya nyine wana ku buryo ushaka kubona ahantu kagira ngo baratetse kandi nawe utetse ugeze ngo iki niba nkumvishe neza nukunywa ibiyobyabwenge ntabwo bizi ariko gazi no yabivuze man yavuze ngo wingona ntiyabivuze wumva nta ruhari ni speculations ni speculation nta muntu wazemeye wumva Godfather ariko uwo muturanyi we yashatse gukonfirma ko hari abantu bari Sunday we njyewe buriya tujya no gutangira space I was definitely mvuga ngo ibi bintu ni ibiyobyabwenge biba byabiteye kuko buriya urumva ntabwo wafungirana umuntu polisi karindi iza ukanahaguma ahubwo barafungirane banayihamagara ubizi kuko nawe yarahagumye rega buriya nibyo nabwiraga n'abantu no mu rukiko buriya polisi nizaba iri umutangabuhamya kuko niyo yakinguriye uriya muntu niyo yakinguriye abakobwa polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu baya ni polisi yagiye kumukinga ni polisi isanga abo bana bakirimo niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke uko umureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gucisha na yara ubwo nibimogi byari biri aho ngaho cyangwa nibiki gusha gusanga bigihari nuvuga ngo bahamagaye batabizi ko bahamagaye ntago mbizi icyo nicyo naramenya niba bari babizi kuko buriya ubundi byimbyimera nk'akaboko k'uwiteka gahora karambuye Baraza arayifite. Arayifite ya dani iyi nkunda gusaba ntabwo wayivugaho utarareba iriya video nyemerera video yageze gute imihanda ntabwo video yagera imihanda bari kuzana ama episode kuko ifite 47 umwana bamubaga ayo masaha no uburetse gato iminota 47 papa niyo umwana bamubaga mu bamukoresheje rubare no ntabwo inkuru uraza kuyifiringa ukikumva inkuru mbarirano nyine jya gusambana se bihuriye he n'iryo zina urimo uravuga oya kandi nyine bikunda akuse nawe umwana bita yamano ngo hari step ye ngo bagiye abitwa nta muntu n'umwe rwose ngewe ntifuza kuba ndi mu bibazo nawe hanyuma Imana rwose bampera umugisha aho muri hose Godfather I'm sorry ahantu hose naba naragukomerekeje ahantu hose naba narakubwiye ijambo Joshua abeshya abana b'abakobwa cyangwa n'abandi bantu kugira ngo abafashe yitwaje amafaranga akabasambanya nicyo kintu tugiye kugarukaho ugiye kubyibazaho abantu batandukanye barenga 10 ufite n'amaudio turayafite bro come on urumva ni ibintu bimaze igihe biba ndabizi bantera amabuye bakafata uko bashaka idogi mafaka ese koko umuntu witwa Prophet Joshua The Ben ntago ari uw'Igikondo The Ben wo mu Gatenga ahantu bita kuri Kingdom munsi y'ahantu bagiraga amafi The Ben ntago ari uw'Igikondo mugire mu mwiyeme icyo kintu akunze kwibekera ko ari uw'Igikondo yize ku Kinunga primaire yagendaga Igikondo cyane ariko ntago ari uw'Igikondo ndabasabye ndabinginze pe abahungu
banjye barantumye baravuga ngo Jesquizo wa mipango azajya avuga ko ari uwa Kicukiro, sava ko ni mu karere ka Kicukiro, ariko ntazongere kwishinja ko ari uw'Igikondo. Impamvu nyamukuru bavuga gutyo kandi banantumye ngo nzayivuge ku mugaragaro, barambwiye ngo The Ben ni gute yaba ari umuhungu w'Igikondo bakaba batari bamubona ku iseta. Nta n'umunsi wari mwe baramubona ku iseta. Ubwo iyo mvuge ku iseta ni he? Ni hari abadipije babicaye ba The Don Gogon, abo ni abahungu banjye. Ba The Don Gogon hari abandi bahungu banjye baba bari hari abaneca n'abandi, hari n'abandi no bibereye hakurya ikambere, ndavuga mu murwa mukuru w'i Madrid. Bose ariko stories zo kugasima baba bazumva bagenda bazikurikirana 5 kwa 5. So barambwiye bati uwo The Ben ntakibeshere yuko ari uw'Igikondo. Barambwira ati rwose umucarutsi ajya avuga ko ari uwo mu Gatenga nta kibazo, nta nubwo binateye isoni, ariko ntazongere kuvuga ko ari uw'Igikondo. Kandi koko ni nabyo mwana, nanjye nararebye ndavuga ni nibyo wa mugani kucyo umukoboyi akomeza kwibeshyira Gikondo. Bro, Gikondo ni nka New York bro. Ibi mbabwira niko kuri, ntago ndimo ndakabya, sindimo ndanabeshya. Gikondo is like a New York. Uwo muhungu rero muzamubwire ko atagomba kujya yibekera Igikondo. Niyongera kwibekera ko ari uw'Igikondo rwose, abahungu bazamukoramo akazi. Ntazongere na gato mumusobanurire rwose. Ikindi kandi nagira ngo niyame umuntu bita The Ben,